Abarokotse jenoside b'igishamvu mu karere ka Huye bavuga ko batemeranywa n'imvugo ya Dr Eugene Rwamucyo ubu uri kuburanira mu Bufaransa kubw'uruhare akurikiranyweho muri jenoside yakorewe abatutsi. Rwamucyo avuga ko yashyinguje imirambo y'abatutsi aharanira kurwanya ko iramutse iboreye ku gasozi yatera ibyorezo. Nyamara abo batuye igishamvu bo bakavuga ko hari abatabwe bakiri bazima, ahifashishwaga tingatinga mu kubacukurira no kubarunda mu binogo. Bavuze ko batemeranywa nawe nyuma y'uko babwiwe ko mwibazwa n'umugenzacyaha Dr Rwamucyo atahakanye ibyo guhagararira abashyinguraga imirambo y'abatutsi, ariko agasobanura ko nk'inzobere yangaga ko iyo mirambo yaborera ku gasozi igateza ibyorezo. Impamvu yo kutemeranywa nawe kandi nibyo biboneye n'amaso, cyane cyane kuri paruwasi ya Nyumba no kuri seminari nkuru ya Nyakibindi. Hari uwari kuri paruwasi ya Nyumba wagize ati yafashe ishuri twitaga celebration ryigishirizwagamo abateguraga guhabwa amasekeramentu, ararisenya arirenga mu mibiri y'abatutsi baba ari abapfuye n'abari bakiri bazima. Undi nawe wari kuri seminari nkuru ya Nyakibanda ati narabyiboneye rwose, bacukuraga ikinogo bagakuriramo imirambo, abatakaga nabo bakabajyanamo. Perezida wa Ibuka mu murenge wa Gishamvu yongeye ko Dr Rwamucyo afatanyije n'umuganga ubagaga w'Igishamvu yigishije abantu guca abatutsi umunsi w'akaguru kugira ngo bazatinde gupfa ariko batazanabona. Akomeza agira ati ni naho hakomotse ya mirambo yaje gushyingurwa hakirimo abantu bazima, kuko ntibabashaga kugenda bitewe no kuba baraciwe imitsi. Wagize ati niba yaraje gutabara ngo akureho umwanda wenda wari guteza ingaruka, yari kubanza agatoramo abantu bakiri bazima akabashyira uruhande rumwe akabatabara, abasigaye nabo akabashyingura neza atari ukubasengeraho amajwi cyangwa gufata itaka aza yorokaho. Undi muturage ukomoka i Gishamvu akaba yari afite imyaka 16 mu gihe cya jenoside, ariko we akaba yari yaravukiye mu mujyi wa Butare. Avuga ko abatutsi bari barahungiye bya perefegitura ya Butare bakahicirwa ari na benshi, nabo batabwiye bihagarariwe na Dr Rwamucyo, kandi ko harimo n'abazima. Abarokotse jenoside b'igishamvu bitabiriye biriya biganiro bashimye umuryango Haguruka kubegera ukababwira ko babahemukiye bari gukurikiranwa, kuko bagaragariza ko ubutabera burimo gukora, cyane ko baba bakeka ko abahungiye mu mahanga ibyo bakoze batazabiryozwa. Uyu Dr Eugene Rwamucyo yavukiye i Munanira muri komine Gatonde perefegitura ya Ruhengeri tariki ya 6 Kamena 1959. Ni umuganga w'inzobere mu isuku n'isukura n'indwara zikomoka ku bumara bwo mu nganda. Yabyigiye mu Burusiya aho yavuye mu 1989 agashingwa kuyobora ishami ry'ubuzima rusange ry'ibitaro bya kaminuza.